Yes, mu Rwanda habonetse indege ya drone izajya itwara abantu ku giciro gito. Niba nta mutima mubi nkorera sabo. Hanyuma mureke turebane iyi video turebe ko iyi ndege iguruka. Yes, ngira ngo mwabibonye rero ko u Rwanda kabisa ruri mu kazi mu ikoranabuhanga. Ushobora kwibaza ukuntu ihinda, tega amatwi wumve. Yes guys, ibintu byabaye neza cyane, ibintu byabaye ruzungu, ibintu byoroshye. Nitugira amahirwe bikaba imeze neza kabisa bayitestinga ibintu ni sawa. Uyu ni umunyarwanda wari uhari, reka twumve uko tubikoreramwe cyane, turabyumva tubona n'ahandi hantu mu bice bindi byo mu bindi bice bakora ama tests. So kuba babikorewe mu Rwanda ni ikintu ngewe mbona nishimiye cyane as a person. Hamanono as a country, as a community, I think it's something that will be helpful in terms of use cases. Use cases. Twarimo turareba ibyo batubwiraga mu bindi bihugu, hari icyo bita sightseeing bikoreshwa muri tourism. Ikintu nk'iki cyashobora kuba ari ikintu cyakoreshwa in that sense. Yes, uyu ni umunyarwanda nawe waruhatubereye ndetse ari mu gikorwa nawe cyo kumenya neza 100% niba iyi drone yakora neza nta kibazo ihuye nacyo. Ubundi nibasanga ibintu byaba bazahita bakora indege nyinshi kugira ngo zijye zitwara abantu. Bantu rero bavaga i Rusizi bazi Kigali kabisa ni igisubizo, ngira ngo murabibona neza. Mureke twumve noneho ukuntu ngira ngo mwayibonye rero kuntu imanuka bucece kabisa yitonze yimereye neza. Nubwo hajyamo abantu 4 byaba bibaye, ndumva yazajya ifasha bantu bava cyangwa se bantu bakora ingendo z'ahantu kure kabisa. Izi drone dusanze zimeze neza cyangwa se babyemeje ko ari 100% zimeze fresh, bagakora izindi ndege za drone nyinshi. Urumva ko wa muntu wari uhari, wa muntu wifuzaga kuzajya mu ndege, u Rwanda kabisa igisubizo cyaba kibonetse hafi. Buri muntu wese yajya yigererayo kuri iyi indege ya drone. Aho waba uri hose, ushaka kugenda, ushaka gutembera, ushaka gusura imiryango kabisa, drone dore ngiyi yabonetse ku giciro gito utasanga hano. Kora sabu twikomereze nahi butaha.